Genocide yakorewe abatutsi yarateguwe, itegurwa muri procedure, itegurwa n'ubutegetsi bwari buriho. Kugira ngo genocide ishoboke itegurwa na leta. Yitwa genocide kubera ko ni umugambi utegurwa na leta hagambiriwe kurimbura itsinda ry'abantu runaka. Ni iyihe leta yigeze itegura umugambi wo kurimbura abahutu? Ntawe uhakana ko mu rugamba rwo kubohora igihugu haguyemo abahutu. Uko iyo amage yaje tujye twirinda ko amage atugerera mu gihugu, kuko iyo amage yaje buri wese ari umukandida wo gupfa. Rero amage nk'intambara yo buri wese yari kandida, ariko genocide yo ni akaga karenze uko ubitekereza. Umusirikare wakakurinze niwe ukwica, umutegetsi wagahannye uwakwishe niwe umwankuraje ngo genda umwice. Nitwa nizeyimana, ndi umwanditsi, ndi umushakashatsi ku mateka y'u Rwanda. Mu buzima busanzwe nkora muri gahunda y'uburezi bugamije amahoro ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali. Gukunda kwandika ku mateka no kuyasoma byatewe n'amateka u Rwanda rwanyuzemo. Niga mu mashuri yisumbuye, Jenoside irangiye twagiye tubona abantu baza kutuganiriza ku mateka y'u Rwanda, bakadusobanurira uko amateka y'u Rwanda rwa mbere y'abakoloni yari ameze, uko abanyarwanda batangiye gucikamo ibice abakoloni baje, hanyuma bakagaragaza yuko ibyo ari byo byatumye habaho Jenoside. Nyamara nakongera nareba nkibuka tukiri abana twiga muri za primaire ukuntu badusobanuriraga ngo abatutsi bari babi, ko baje bavuye muri Ethiopia bazanye n'inka zabo, bakaza bagahindura abahutu abagaragu, bakabakubita, bakabakurisha ikiboko, bakabagira gute, bakageraho naho batanga urugero ngo rwitwaga Kanjogera ngo wajyaga guhaguruka ngo agashinga inkota mu bana b'abahutu bakabahagurukira. Noneho ibyo byose narabyumvaga nyuma ya Jenoside, nkumva birancanga umugani wabo w'urubyiruko rw'ubu. Ndavuga ese ninde umbwiza ukuri muri aba bose? N'abana nkasanga atari amateka bongeye ku ruhande rwanjye, nkumva ari politiki. Guhera ubwo nahise mfata icyemezo ndavuga ngo ngiye gusoma amateka, ariko nkavuga ngo Imana izambabarire nzaje kwiga muri kaminuza, ningero niga amateka mbona umwanya wo kwiga, nyashungure nyashakishe nyahige ku buryo noneho nzareba kuri gushingiye. Kuva icyo gihe natangiye kwiga n'umujinya. Bagenzi banjye twabanaga ndibuka barambwaga bati tujye kuryama, bigeze nka saa 4 n'igice, ntagira ngo mugende muryame, njyewe ndaza mbafashe tubyuke, ariko kuryama ntabwo turi bujyane. Bakagenda nkarara nicaye, twiga mu kigo kitagira amashanyarazi, nkagenda ku tubari nkajya gusaba uducupa twa Uganda warage, habagaho n'utuyoga twiga skadro, nkagenda nkashyiramo urutambi na peterole, noneho nkafunga isume ku munwa kugira ngo imyuka ya peterole itangira mu mazuru. Hanyuma shanda byiga birankundira bike ku mutwe urabifata. Hanyuma icyavuyemo narangije kwiga nararwaye amaso, ariko buruse ndayibona nza kwiga muri kiye, bamanza kutampa amateka nashaka, ariko ngezeho njya kwa recteur mubwira uko nabonye buruse bimvunye ko nashaka kwiga amateka, impamvu nayibonye, donc impamvu nayikoreye. Arabyumva aranyemerera bankira mu mateka. Maze kubijyamo rero natangiye kubyiga n'umujinya. Nashobora gusiba irindi somo, ariko isomo rivuga ku mateka y'u Rwanda ntibishoboka. Bazanaga kwa kundi umwarimu guha course outline, yarangiza akaguha na reference z'ibitabo yifashishije ategura iryo somo, za reference zose nkazishakisha mpaka nanjye nzisomye nkabireba. Icyavuyemo rero ngeze ku rwego numva nanjye nishimye. Nta muntu n'umwe ushobora kuzanga mbeshye ku mateka y'igihugu cyanjye ngo mwemerere, ahubwo ndamwigisha. Nshima Imana yuko ndimo gufasha abantu muri iki gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe abatutsi, ngaragariza abantu aho amacakubiri yavuye, ko amacakubiri yaje, ndetse n'impamvu zateye Jenoside yakorewe abatutsi, kugira ngo nibura abakuru bo biragoye kubyumva. Hari n'abakubwira ko urimo kubikora ku mpamvu za politiki, ariko nibura urubyiruko rubashe gusobanukirwa. Murakoze, ndumva ari ibyo. Hanyuma reka turebe abanyarwanda bari babanye bate mu bitabo nakoze gushakashatsi mbere y'uko abakoloni baza. Nusoma mu gitabo cya Antoine Nyagahene cyitwa Rwanda, l'histoire et peuplement dans le Rwanda ancien, race, clan, ethnie dans le Rwanda ancien contemporain, ku rupapuro rwa 2014, aravuga ngo Mututsi Muhutu Mutwa ni amagambo ataravugaga ubwoko, ngo ahubwo yavugaga
inzego z'imibereho abantu babaga barimo hatitawe aho umuntu avuka. Agakomeza akanavuga ngo ntabwo byari igitangaza yuko mu muryango umwe ushobora gusangamo abahutu, abatutsi n'abatwa kandi bose bemera ko bakomoka ku musekuruza umwe. Akavuga ngo urugero nabaha ngo ni abanama bakomoka kuri binama mwene Yuhi wa kabiri Gahima wayo umwami w'u Rwanda, ngo abamukomokaho baricanye mu bwicanyi bwa 59, ngo nyamara ku ruhande rumwe hari abiyitaga abanama b'abahutu abandi biyita abanama b'abatutsi, ngo etu so réclamer descendre des ancêtres communs binama, kandi bose bavuga ko bakomoka ku musekuruza umwe ari we binama. Numvaga hari ntarimo kubyumva neza, mvuga kanjye kubireba kuri teleke ibintu bishoboka. Narakumye nkuru ubushakashatsi ngera ku musaza umwe witwa Ndumwe Natanayeli, yitabye Imana yaratuye Kabuga, yitabye Imana umwaka ushize, yarashaje yamusije 1929. Yarambwiye ati nibyo koko mu muryango wacu tutwa abanama dukomoka kuri binama mwene Yuhi wa kabiri Gahima niho igisekuruza cyacu kiri. Ati muri abo ngabo rero harimo abanama b'abahutu bakomoka kuri mwene binama witwaga Nyakirori, hakaba n'abanama b'abatutsi bakomoka kuri mwene binama witwaga Mukobwa, abo ni abanama b'abakobwa. Hakaba n'abandi banama bakomoka kuri Gatanazi witwa abanama b'abatanazi, atabona abatutsi. Ati nubwo bimeze gutya ariko ntabwo nta munama w'umuhutu ushobora kurongora umunama w'umututsi kubera ko tuzi ko dufitanye amaraso, ko dufite umusekuruza. Ndavuga ngo hari wenda iyi ni exception. Ndakomeza ndashakisha ngera kubasa nabo kwa Musa nabambure ku kimana cy'abasanare ikaragari muri Giti, ngera ku abakombe ko agakombe hariya ku kivumu cya Mpushi, aho abari ku gasozi kamwe ari abatutsi abandi bakaba abahutu, bakaba barigabanije iyo misozi. Ubwo ngo bari bavuye mu Bugesera bazanwe n'umukurambere wabo Gakombe bitaga ngo Ruhinzi. Bavuga ko ngo yahaje mu gihe cya Rwogera, yari naketse ko yari umunyabutaka kuko ngo yaratwaje Rwogera isuka icyo gihe. Bahageze rero abari bafite amatungo bati mwe mujye hara mutazatwoneshereza, abatayafite bajya bigiye gutya gutanga ubwoko kigeze babita abahutu abandi babita abatutsi. Akavuga ati ubu ngubu ati dufite abavandimwe bacu bafunze tuba dutegerezwa kujya kugemurira n'abana babo nitwe tubishyura minerivare, mu gihe twebwe ari farije irimo kutwitaho kubera ko twacitse kwicu. Wumva ibyo bintu ababyiza bo kwa Rubyizi mu ngorere nabo narabasanze. Donc mu Rwanda ahenshi niyo tubiganiriye umuntu ahita agura ati natwe wacu niko bimeze, ati dufite abavandimwe bimeze gutya gutya. Wumve rero uko u Rwanda rwo hambere byari bimeze. Iyo urebye ibitabo byanditswe n'abantu bakomeye bagize uruhare cyane mu gutegura no gushyira mu bikorwa jenoside, nk'umugabo witwa Nahimana Ferdinand, nawe aravuga ngo mu gitabo yanditse muri 1993 nibwo agisohorera muri edition Kalitara, yakise Rwanda emergence d'un État ku rupapuro rwa 64, ndetse no mu wagituye umuhungu wa Habyarimana witwa Habyarimana Jean Pierre. Yaravuze ngo sans être connu et sans disposer d'adresse précise sur la déclaration de son appartenance clanique, un voyageur était bien logé, bien nourri et ses hôtes lui facilitaient les démarches de son voyage. Atazwi neza, atazi naho ajya, umugenzi yageraga ahantu akavuga ubwoko bwe clan, no kuvuga umwega, umwungura, umutsobe, mubanda, hanyuma abo ababwira yakumva babuhuje ngo bakamwakira neza nk'umuvandimwe ugeze mu bavandimwe by'ukuri. Akongera akavuga ngo iyo rero yababwiraga ubwoko bwe bakumva budahura, bamuhaga umwana bakamufasha kugera mu babuhuje, bazi babuhuje nyine baturanye aho ngaho, ngo yagerayo bakamwakira nk'umuvandimwe wabo cyangwa umwana wari warabaye kiraro utashye mu rugo. Nawe kandi mwese muzi uruhare yagize muri jenoside. Ndetse na Nduwayezu nawe ubwe arabivuga mu gitabo yise Imburagihana, urubanza rwa Sebahutu na Sebatutsi. Nduwayezu uyu nguyu niwe wayoboraga ibiro by'iperereza muri 1984 kugera muri 1990, ni nawe ufite uruhare rutaziguye mu yicwa ry'abanyapolitike bari bakuba nka Padiri Silvio. We ntabwo yari umunyapolitike, yari umunyamakuru w'ikinyamakuru Kinyamateka, abasha gusobanura amakosa yose leta yakoraga, yaba ziriya za politike ziringaniza, agaragaza ko abanyarwanda babihomberamo, agaragaza akarengane abaturage bakorerwa gatandukanye. Hanyuma ntabwo namuvugaho cyane, wenda siyo cyihutirwa, ariko ari mu bantu bisha abantu nk'abo ngabo. Ba Nyiramutaramirwa Ferikura yari umudepite asobanuza ngo kuki ibikorwa remezo mu bishyira mu gace kamwe mu majyaruguru gusa, mu majyepfo nimubikore. Yakomokaga Gitarama. Augustin Nduwayezu ari mu bisha abo bantu. Ariko mu gitabo yanditse nakubwiraga cyitwa Imburagihana n'ubu kirahari, urubanza rwa Sebahutu na Sebatutsi, yacyanditse mu buryo bw'urubanza. Aravuga ngo wasangaga abahutu n'abatutsi n'abatwa
basangiye y'amoko bita abungura, abega, abatsobe, ababanda, abanyiginya. Umututsi ukennye akaba umuhutu, umuhutu ukize akaba umututsi, ngo abatwa nabo bagasangira bagafata amoko ya bashebuja. Ibyo rero ibyo ntibikwereka yuko abanyarwanda bari bamwe bari babanye neza. Ariko abakoloni bamaze kuza baje bafite gahunda yo gushaka ubutunzi muri Afurika. Inama zose bakoraga iyo ngiye Burayi babaga bagamije kureba ngo ese abantu tugiye kuyobora tuzabayobora gute ku buryo buzatworohera. Ntago bari kubona rero abayobozi cyangwa abo bakoresha mu mirimo yabo, ntago bari kubabona kuri buri gasozi, ntago byari gushoboka. Baramanzaga rero bakamanza bakiga amateka yaho bagiye kujya, imiterere yaho, abaturage baho uko bayobowe, bakaza bagamije kuza gusenya iyo system. Mu gihe cy'Abadage bwo ntacyo byari bitwaye cyane, kuko Abadage ntago bari muri politike yabo, ntago bashaka kuba ibihugu bikomeye mu kugira abakoloni benshi, bashaka kuba igihugu gikomeye ku mugabane w'Uburayi. Niyo mpamvu badutangiye ubutaka, kuko bumvaga ntacyo kubutanga bibatwaye. Hanyuma ariko Ababiligi baje nibwo ibintu byahindutse. Twahawe Ububiligi ngo butuyobore, byitwa ngo ni indagizo. Mu kuturagira rero barababwira ngo mugomba guteza imbere ibihugu mugiyemo, mukabafasha kugira ngo muzamure imibereho myiza. Kuduha igihugu cy'igikene, haba ntabwo navuga igikene ku mutima, ariko nta mutima mwiza Ababiligi bari bafite, ndetse ari n'abakene ku bintu ugeranye n'ibindi bihugu by'i Burayi, ni ishyano twagushije. Bagomba kuduteza imbere, no kuvuga kutwubakira imihanda, ariko nabo bakazayungukiramo ko bagomba kuzabona ibicuruzwa byabo ko bitugeraho kugira ngo tubigure. Twagomba gutera amashyamba, ibintu byose bigendanye n'imibereho myiza nitwe twagomba kubikora. Babidusobanurira bakabitubwira, kabwira inyungu tubidufitiye, ahari birashoboka, ndetse bakanakorana neza n'umwami, birashoboka ko twari kubikora neza. Ariko baje batwita ngo turi homme singe, abantu inkende. Hano haturutse igitutsi ngo n'umusenzi, ngo arantutse ngo n'umusenzi, kubera ko baravuze ngo homme singe, ubyumva gutyo. Hanyuma baje rero babidukoresha ku mbaraga. Mu kubidukoresha ku mbaraga, ariko ntago bari kujya baza ku gasozi ngo baje kureba niba utabikoze. Baje bavuga ngo baza barikizemo mu mutwe ibintu bahabwaga n'abihaye Imana n'abandi banyapolitike banditsi bita karaba specialiste, ngo bakarere ba buri karere babaga baragezemo. Baravuga ngo twasanze abatutsi aribo bazi ubwenge, aribo bazi kuyobora, aribo bazi kugira gute. Abatutsi rero baravuga se tuzabwirwa n'iki? Sasa mureke dushyireho ibarura. Iryo barura niryo ryatangiye, batanga amarangamuntu yitwa amabuku mu myaka za 1931 gutyo. Ibuku rero batangira kwandikamo uwo uri umututsi, nawe batangira gushyiramo nawe uri umuhutu, bitewe n'ibyo bagenderagaho. Kuba uri muremure, kuba ufite inka, cyangwa se kuba hari umutware, kuko baje bazi ko abatware bose ari abatutsi, kandi bitari byo. Hari n'abahutu ndetse n'abatwa bayoboraga bitewe buri wese n'ubushobozi afite, atari abatwa cyangwa abatutsi nk'ubwoko, ariko ahubwo bitewe n'inzego babaga barimo icyo gihe, ko zari inzego z'imibereho nk'uko twabibonye. Hanyuma bamaze gutanga ayo marangamuntu rero, ubwo batangiye kuvuga ngo ubu ngubu, ariko muri ayo marangamuntu hari agashya kagiye kabamo. Ugasanga njye nawe turavukana, ariko kubera ko ibisabwa njye nawe tutabihuriyeho, bakaguha iy'umututsi, njye bakampa iy'umuhutu. Hari abari kamaramaga akagenda akavuga ati ngiye kuki mwampaye iy'umuhutu kandi uriya mukuru wanjye ari umututsi, kandi ngo tumva we turagushidikanya, genda uzane umutware ukuzaza byemeza. Akagenda twamba bari bakampa iy'umututsi, koko urabona njye ndi umuhutu ko kandi kubi. Akagenda tumva ni umugaragu wanjye w'inkoramutima, ni mu muhi umututsi di. Byaje kuba ikibazo mukomeza kuzitunga kugera muri za 59. Hanyuma bigeze rero, hari n'abavugaga ati nta kibazo, reka nyigumane, si ubundi iki gitwaye iki. Ariko byageze muri za 59 nibwo batangiye kubona akamaro ka. Gusa hari nabo barekaga, basanzwe babazi ko na mbere yuko abakoloni baza n'ubundi bari muri za nzego zabo. Avuga turiya we yaranihutuye, nta muntu mumwihorera, nta n'impamvu zabyo. Bamaze gutanga izo ndangamuntu rero, nibwo akaga kari kagiye kurushaho kuba, ariko akaga ko katangiye na mbere ya za 1930, kuko 1917 mu kwezi kwa gatanu nibwo hagiye itegeko rishyiraho ikiboko, rishyizweho na Major de Cleric. Iryo tegeko ry'ikiboko ryavuga ngo umuntu wese udakora akazi ko bishinzwe wamutwarewe ujye umukubita iboko 12. Iryo tegeko rikanavuga ngo umusaza aho kugira ngo umukubite ujye ukubita umwana we.
ujye uhamagara abana be bagabane ikiboko aho kugira ngo umusaza azakugweho. Rikongera rikavuga ngo hari ubwo ushobora gukubita umuntu ikiboko kigahita kimutanyura akava amaraso cyangwa agahita arerembura, ujye umurekera aho ngaho. Icy'ingenzi ni ukumukubita kumva ko ababaye. Hanyuma iki kiboko rero cyakubitwaga umuturage wese utakoze akazi uko bigomba. Ako kazi ni ukugira gute? Iyi mihanda yose mubona mu cyaro nta katerepira y'umuzungu igeze kuyica, yakozwe n'abasokuruza bacu, ikiboko kibariho. Umutware nawe abaturage banebwe batakoze neza, umuzungu yaraza ngo kuye hapa lara chini bakupige nani, bakamukubita inkoni 30. No, bakamukubita inkoni 8, lara chini bakupige nani, ryama bakubita inkoni 8. Ubwo rero umutware wakubiswe uyu munsi ejo ntazongera. Iki cyo gusa hajeho mu gihe cy'ubukoroni bw'abiri haje ibibazo byinshi ku banyarwanda. Haje inka ya Rugaravu. Borograve Daritena ni umubazi wabagiraga abakoroni, yaratuye hari mu Gatsata aho bita mu rya Rugaravu. Inka z'abaturage bakaza bakazitwara ku ifaranga rimwe cyangwa abiri utarekara. Icyo bita inka y'umugogoro, umuzungu waje kwiberesha kamberije inkambi y'ababiri, aje gucunga muri kano gace kubikorwa bikorwa ngazongera asubire iyaba ku biro. Barazaga bakareba inka ikamwa neza, ikamwa amata meza, bati wowe inka mu gitondo uyijyana, ukagenda bakayikama, ukayigarura, ukayiragira, ukayisubizaho nimugoroba bakayikama, ejo ukongera ukayigarura. Gutwara iyo nka ryo yitwa kujya ku mugogoro. Iryo jambo twakuze turi n'abana turyumva, mwabwira ushanga ibintu umugogoro kabisa, ikintu kibabaje. Haza guheka rero hahekwaga abanyarwanda, hahekwaga shefu we ku rwego rwa sheferi, ariko basu shefu abitwaga ibirongozi, abitwaga bamotsi, abo hasi mbindarume nta numwe wahekwaga. Ariko abazungu uhereye kuri padiri, ugahera kuri goronome, ugahera kuri veterineri, ugahera kuri bose barabahekaga. Ariko ndaza kuza kubigeraho ukuntu bazaza bakabirunda ku mitwe y'abatutsi ngo nibo babikoze. Hakaba iposho ry'abanyururu ko mu gihe cy'ubukoroni bajeho na za gereza zo gufunga abantu, abakaya baza gutwara ibiryo byo kujya kubagaburira. Hajeho ikintu cyitwa amata ya leteri, abaturage bakajya bajyana amata batishyurwa. Hari umuturage ngo bigeze ababwira ngo mu gitondo ngo atware mu museke ajyana amata mu museke, bamubwira ko agomba kuzinduka mu museke mu museso, kugira ngo agaragaze ko yigaragambije ngo yafashe umuheha uyu banywesha, arakurashyiramo amata, arangije arapfundikira hasi no hejuru, barawujyana agezeyo, bati ko wazindutse, ati narinzanye amata, bambwiye ngo uzane amata mu museke, icyo gicucu ntuzanagaruke hano, ati nibyo nashakaga, murakoze. Umva ukuntu abanyarwanda bari baragowe. Hanyuma intambara ya kabiri y'isi yose irangiye, Ububirigi n'ibindi bihugu byose bikoroneje Afurika byasigaranye imbaraga nkeya, ndetse ya sosiyete y'ibihugu bikomeye isimburwa na UN rero ibihugu bikomeye byari birimo ni leta z'ubumwe za Amerika n'Uburusiya. Birashaka rero ka hirya hanga muri Kongo buriya wayidukura uruhande hari u Rwanda rwagira amahoro, kubura n'Ubufaransa bwaje ariko ngo bukurikiye. Hanyuma nibwo umwuka wa demokarasi n'ubwigenge wageze mu bihugu bya Afurika. Rudahigwa ntabwo yasigaye inyuma. Kumwe n'inama y'igihugu ayoboye ku itariki 24 z'ukwezi kwa 2057 bakoze itangazo bise mizopwe, basaba abakoroni ko bagomba gutaha bakitegura ko bakwitegura amaguru mashya guha igihugu ubwigenge bagataha bagasubira iwabo. Hanyuma icyavuyemo ababirigi batangiye gutekereza yuko ubu abatutsi tumaze igihe dukorana nabo baduhaze. Nibwo bakubwira ko hahise hategurwa inyandiko yitwa Manifeste des Bahutu, bakubwira ko ishobora kuba yarateguwe na Padiri de Gemepe ndetse na kanoni umwita Chanoine Erinote na Padiri Andriatisi. Inyandiko barayitegura yitwa Manifeste des Bahutu. Yo yasohotse ku itariki 24 z'ukwa gatatu hashize ukwezi kumwe muri 57. Yavugaga yuko nta bibazo biri mu Rwanda bishingiye ku bukoroni, ko ikibazo kiri ku karengane kamaze igihe kirekire abatutsi baragize abahutu abagaragu babo. Kurete Brackman aravuga ngo les Belges ont réussi à transférer toutes les responsabilités sur les têtes des Batutsi. Ababirigi babashije gufata ya makosa yose badukoreye bayatereka ku mutwe w'abatutsi, batangira kujya mu bahutu
cyane cyane abenshi ko bari barize mu maseminari bababwira ngo mwabahutu mwe mwibuka ikiboko mwakubiswe, mwibuka shiku, nari nayibagiye kuyikomozaho. Shiku ni ibyate by'ibijumba cyangwa imyumbati bakatiraga abaturage ari 10 kuri buri rugo ngo muzazihinge zizarwanya inzara. Mu gihe abateganyaga ko nibyera bazaza bakabijyana kuri teritwari ku biro kugira ngo inzara nitera abaturage bazajya bajya gufata ibyo kurya. Umuturage arimo kwirirwa ahinga imihanda, arimo gutera amashyamba, akabura umwanya wo kujya guhinga ibyiwe, noneho hagiye guhinga ibyo bazajya gutwara. Ako kaga kose rero baraje bakagereka ku mutwe w'abatutsi, n'abatutsi baye bateye nibi byabaye gutya. Urumva abanyarwanda bamaze gucikamo ibice ku hazaza h'igihugu. Hari abashyigikiye ko abazungu bagenda, hari n'abandi bashyigikiye ko abazungu bahaguma. Ibi rero abazungu babikoze mu rwego rwo gushaka, bagumya gutsimbara kuvuga ngo na nyuma y'ubwigenge niyo twanava tukagenda tuzahasige abadufasha kugumya kwiba muri Kongo no kuhasahura. Birimo kumvikana. Icyaje gukurikiraho rero nuko kugira ngo umuryango w'abimbye kuko wagiraga isuzuma buri kenshi mu bihugu bigikoronejwe, bagomba kuza mu Rwanda muri za 58 kugira ngo batazasanga mu Rwanda harimo amakimbirane, bahise bavuga ngo mushyira amashyaka menshi atangira kuvuka. Habanje yitwa Prosoma rya Joseph Gitera, hakurikiraho Inari ya Rebero Cosma na Rukeba, ariko umwami arishyikiye, ariko ntabwo yashobora kurishinga ari umwami. Abanyarwanda bari musabaga akavuga ati oya ngende umwami ntabwo ibyo nabikora. Hanyuma Jean Paul Harwa yari vice gouverneur w'u Rwanda n'u Burundi icyo gihe, aravuga ngo twahise dutekereza ishyaka ryadushyigikira ririmo abahutu n'abatutsi, bashinga ishyaka ryitwa RADER. RADER imaze kujyaho babonye ifite imbaraga nkeya idashobora guhangana n'Inari n'ibishoboka. Basanga rero kuva umwami akiriho bitakunda yuko ishyaka ryitwa RADER ryagirira mu gihugu. Baravuga bati kuva umwami akiriho ibyiza nuko twamwica. Niyo mpamvu kuri 25 z'ukwezi kwa 759 umwami Colette Brackman aravuga ngo prévoyant dans une très grande discrétion, mu guteganya mu ibanga rikomeye kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri UN kujya gusobanura ibibazo by'u Rwanda, yagiye i Bujumbura kujya kureba umuganga we kugira ngo yiteze inshinge za fièvre jaune. Hanyuma abakoloni bari barabuze aho bamuhera, bakubwira ko umudokiteri we wamuvuraga bamuramubwiye tumutera urushinge rw'uburozi apfe, arabitinya aritorokera aragenda. Umusimbura rero niwe akazi yemeye kugakora. Musoma mu gitabo cya Alex Kagame asobanura neza ko umwinfirmiere w'umunyekongo w'umukobwa ariwe basaba umudokiteri yabwiye ngo nategura umuti wo kujya gutata sinari nzo bagiye kuwutera, ati mbona bawutera udahigwa, atawukanya yahise agwa mu maboko ya muganga. Ati noneho baravuga ngo ni impanuka ibaye n'iki atari ko n'uwo muti twamuteye. Bamaze kumwica rero kuri 25 z'ukwa 759 Runari noneho bari bamaze kuyica umutwe, yatangiye guserera. Ariko Runari yari imeze gute? Augustin Nduwayezu wa wundi twavuze haruguru aravuga ngo nta barebare nta bagufiya nta n'ubwoko. Runari yari yo kugira ngo ikumire abanyarwanda be gucikamo ibice, kugira ngo politike yo kwirukana umukoroni ye gucikamo imbaraga. Abasobanura Runari ko ryari ishyaka ry'abatutsi ntabwo ari ryo, ryari ishyaka ry'abanyarwanda bose rigamije kwirukana umukoroni kugira ngo igihugu kigira amahoro. Kandi urumva ko uwo muheza ngo ni umuhutu nawe yabyanditse akabyandika gutyo. Hanyuma Runari umwami amaze gupfa batangiye kwitesha umutwe nk'uko nabivugaga. Ku itariki 23 z'ukwezi kwa 9 habaye mitingi ya Inari beri Nyamirambo. Abatware barimo mu Ngarure Rwangombwa n'undi umwe ntarimo kwibuka neza bagiye muri iyo mitingi. Bukeye bagarutse bahita babaha mutation disciplinaire ngo mwagiye muri mitingi mutabyemerewe. Uyu Augustin Nduwayezu akavuga ngo nyamara ku rundi ruhande bwana Kweri Prosper washinze RADER ngo nawe yarari muri mitingi ku ruhande we ntacyo bamutwaye, ngo kubera ko nyine yari yarashinze ishyaka ryabo, bamwe bari bazi ku izina rya Nkundabera banga mwabo niko RADER bayitaga. Voilà. Urumva rero ibintu byari bishyushye. Mu kwezi kwa 10 gukurikiraho nibwo bamaze kuyitegurira neza inzira Parimehutu yavutse umwami yarapfuye baramwishe, ndetse hashize n'amezi 3 bazambaguza Inari. Parimehutu rero iza rwose noneho kuko babonaga ko RADER nta tubaraga isigaranye bahita bazamura Parimehutu.
Parmehutu rero yaje ari ishyaka ryateguriwe gahunda, bakubwira ko wa mupadiri Indriatis ari nawe yiteguriye plan d'action n'ukuntu ibintu byose zabikora neza. Imaze kuvuka rero yaje ari ishyaka risebya inari ku mugaragaro, rihangana inari ku mugaragaro. Ndetse ngaruke kuri Nduwayezu gatoya, iyo avuga ku mwami aravuga ngo iyo adapfa ntabwo revolution ya 59 yo kwirukana abatutsi iba yarabaye, ngo hari kuba amatora inari gatsinda itora, ngo ariko n'amashyaka y'abahutu nayo akabona imyanya ubutegetsi bugasarangamo. Nawe yemera ko ikosa ryo kwica umwami ari ryatumye, ntabwo ari ikosa ahubwo ni kubw'ababirigi bo bumvaga ari insinzi yabo. Ibintu byari bigeze aho bishyushye. Raderi inari imaze gucika intege, Parmehutu imaze kwiyumva, abantu birirwa basarana ku mihanda kubera amashyaka barimo. Nibwo ngo umwe mu basaza bemera yuko bakubise Mbonyumutwa ku itariki ya mbere kwa 10, ngo bari bicaye ahantu Mbonyumutwa avuye mu by'Imana. Bamwe bemeza ko yari avuye gusenga, abandi bakemeza ko yari avuye ku ishuri ry'abakobwa gusura umukobwa we wahigaga, ariko ngo yabasanze ahantu bari bicaye barimo kwinywera akayoga, ngo arababwira ngo ariko ngo muracyari mu cyunamo cya wa mugabo wanyu ngo umwami, ati mwewe muretse namwe ibyanya ahubwo tubirimo tuzabarangiza vuba. Ngo umujinya warabishe bahita bamusimbukira baramudiha, ati twaratere dukubita hasi, ariko ubwo bahita butwica turiruka dukwira imishwaro. Ndagenda mbwira umugore ngo karabaye, duhita duhunga yaciye epfo za Butare. Ati aho nageraga hose nabwiza ukuri ku bintu byagenze, bakamera abana amata bakanywa, bakaducumbikira tukaryama, tutitaye ngo n'abahutu cyangwa abatutsi. Abanyarwanda ntabwo bari bakamaje kumenya ko bagome. Hanyuma aragenda arahunga, yaje kugera i Bugande, yahungutse Jenoside irangiye. Uwo mugabo rero amaze gukubitwa, ibibazo akaga kari kabaye, abatutsi baratangiye baricwa. Uyu Jean Paul Haro wari vice guverineri asobanura ko harakoreshwe amasasu 558 matoya, ko hakoreshwa amasasu yenda kuba manini y'imbunda bita mitraillette 89, ko hakoreshejwe amagrenade 141, icya kabiri cyayo ari ayo ibyuka bibyara mu maso. Agakomeza akanavuga yuko hashemwe amazu kuri bibiri bitira, akagaragaza imibare, ariko yagera ku bapfuye akavuga reka turebe icyo umuryango w'abibumbye bivugaho, ngo wemera ko hapfuye abagera kuri 200, ngo ariko uyu mubare ngo ushobora kuba ari mutoya, kuko aho rimwe na rimwe abantu bahitagamo gushyingura abantu babo bitaramenyekana. Ngo naho ngo abakomeretse ngo ni 317, ngo ariko nabo ngo birashoboka ko ari bake, ngo kubera ko abenshi bahunganaga ibikomere. Uza amasasu yarashwe kuva kuri buri mbunda n'ubwoko bwayo, inzu zahiye, izashemwe, abantu bahunze, ariko abapfuye n'abakomeretse ntabyo uzi, kandi nkeka ko ari byo bya mbere umuntu yakabaye amenye, sibyo? Ubu bwicanyi rero bukimara kuba ku itariki 9 z'ukwezi kwa 11, hahoherejwe umugabo witwa Colonel Logiste aje mu Rwanda aturutse muri Kongo, kuko twe abanyarwanda nta gisirikare twagiraga. Nabwo yibaza yasoza mu gitabo cye cyiswe Mission Rwanda Embradara Bagare Utututsi ku rupapuro rw'189, aravuga ngo turimo gushakishwa ukuntu twasigira u Rwanda ubwigenge, ngo nibwo niro turuvye ko mu myaka 40 twari dufashe igihugu ku ngufu, nta musirikare igihugu gifite. Aribwo bahise bashyiraho ishuri ryihutirwa mu kwezi kwa 10 muri 60, bahita bashyiraho ishuri rya gisirikare. Abasirikare bargizemo bari 6 ba mbere, Habyarimana yarari kwisonga n'abansekarije bariya, barangiza ku itariki 23 z'ukwezi kwa 12 muri 61, u Rwanda ruri hafi kubona ubwigenge. Yagiye kuzamura idarapo ry'u Rwanda i New York muri Nations Unies, u Rwanda rubona ubwigenge, aribwo bamwambitse ipeti rya Lieutenant uwo munsi. Nta butekereza, urumva igihugu bari badusigiye. Yego, uyu mugabo rero amaje kugera mu Rwanda, ngo yaraje guhosha imvururu, ariko arivugira muri icyo gitabo cye nakubwiye cyitwa Mission Rwanda, ngo ndi hejuru mu ndege yanjye ndi kumwe na Jean Paul Haro wa vice guverineri, ngo twarebaga ukuntu abahutu barimo kwirukana abatutsi, ukuntu barimo gutwika bashishikaye, cyangwa nkumva biranejeje, ngo nkumva na passport yanjye yari yose kugira ngo bave mu gihugu bagende. Ibi ni ibitabo bombi, umwe yise Mission Rwanda, ni Jean Paul Haro, ni Guy Logiste. Jean Paul Haro nawe muri uwo mwaka yasohoye ikiswe de la démocratie à la féodalité, non, de la féodalité à la démocratie. Bose babisohoye muri 1988, bamaze kwizera ko ubutegetsi basizeho bumaze kumara igihe, nibwo bamenye ayo mabanga yose uko ibyo bintu byose babikoze. Hanyuma akanongeraho ngo hari n'abazaga
kuri prefecture gusaka za lisansi bakavuga essence yadushiranye muduhe indi tujye gutwika. Ati rero ati twarwanye nabo ku rundi ruhande ariko twagerageza kubabuza gutwika no kugira gute. Ati byari bimeze nk'agakino k'injangwe n'imbeba twarababuraga bakatwihisha twagenda bakugira bagatwika. Utekereza ibyo bintu none se ibikoresho bya gisirikare twavuze byakoreshejwe mu bwicanyi bwahaguyemo abantu bangana kuriya murabona byari bihagije. Masasu 558 grenade 140 zingahe nguzi imyuka iryana mu maso ni nko kurebera bararebereye abatutsi baricwa barirukanwa. Uretse abo navuze bakomeretse uretse abo navuze bishwe ababarirwa mu 1,150 imibare yagaragazwa na HCR niko yavugaga ko aribo bahunze igihugu baragenda. Ubwo rero akaga kari gatangiye banasobanura neza ukuntu habayeho kudeta y'igitarama. Uyu Guy Logiste akavuga ati jewe nabahaye nakoranye inama na Kayibanda arabinsobanurira ndabimwemerera mbaha ho paraleli mbafasha kubaka tribune mbaha n'imodoka zo kujya kuzana abaturage abagomba gukora iyo nama igitarama. Ndetse iyo nama nayikurikiranaga hafi ko nari ndi inyuma yaberaga ndi kwa guverineri Patinya aho ngaho igitarama. Urumva no mu mugambi wabo wari ugikomeza. Reka aho tuharenge wenda tugere Repubulika none higiyeho bari bashyigikiye tutirengagije ko no mu matora yabaye muri za 59 bita kamarampaka ku itariki 25 z'ukwezi kwa 9 nabo byakurikiwe n'ubwicanyi bw'abatutsi. Abandi barara mu bihuru batangira kuburagizwa. Repubulika rero igiyeho imaze kujyaho yari imeze nkaho habayeho kwiganzura abahutu biganzuye abatutsi. Ndabishingira ku ijambo Kayibanda yavuze ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 7 muri 1963 aho yavuze ngo ndarangiza iri jambo ryanjye mbwira igice kimwe cy'abanyarwanda bitwa abatutsi ko ubwo ko Karinga cyami ubuhake byaraciwe ruheno mwese mu byumve muhumeke demokarasi mwoye gukomeza kurema agatsiko kubwibeshye n'uburyarya n'ubwirasi bitafite aho bishingiye kubera ko umubano na gahutu mwahoze muhakana twiyemeje kuzabemeza ku ngufu. Iri jambo murumva ryarahumurizaga abanyarwanda wapi. Icyakurikiyeho abanyarwanda bari hanze cyane abari mu gihugu cy'u Burundi babiwe n'ibitwaga Rukeba bahise boruganiza igitero gica mu Bugesera cyagarukiye hano hirya hakuri Nyabarongo. Icyo gihe hakwira igihuha ngo bafashe urupapuro ngo rwaruriho abantu bagiye kuzaza gutegeka nyuma yo kwicwa kw'abayobozi bariho bayobowe na Kayibanda. Hari ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 12 muri 1963. Guhera icyo gihe kuri Noheli hatangiye ubwicanyi bwibasiye abatutsi ariko bigeze kucyanikaho ntago ari kucyanika gusa kuko cyanikaho ndaza kuhakomozaho mu kanya. Mu bushakashatsi nakoze ngeze icyangugu kuri paruwase ya Mururu ngo kuri Noheli mu masaha 4 za mu gitondo umusaza ndi mu rukubo wari uhari nawe wari mu misa ngo imodoka za gisirikare zarazaga zigatera imigongo ku nzugi abasirikare bakinjiramo barobanura we haguruka abatutsi baragenda bapakira mu makamyo ya gisirikare ngo bahatwa barenga 80 bavanye mu rusengero baza kubicira muri Nyungwe. Hari harimo na mukuru we nawe ngo bari bamwibeshye ariko we ngo yari umuhutu icyo gihe baraza babajugunya muri Nyungwe we yabashije kubacika yavuye muri Nyungwe asubira cyangwa n'amaguru. Aho rero navugaga mu bufundu no mu Bunyambiriri by'umwihariko kuri paruwasi ya Cyanika haguye abantu barenga 20. Bamwe bavuga hari abavuga 10 ariko abandi bavuga 20 cyangwa 25. Babiciraga kuri paruwasi ya Cyanika amakamyo ya gisirikare akaza akabatwara akajya kubata mu mugezi wa Rukara na Mbirurume noneho imigezi kabatembana bakaza bagerera ku cyome uzamuka ujya za Ngororero imirambi ikaba myinshi ikitsindagira munsi y'ikiraro kugera ubwo prefe wa Gisenyi yatanze itegeko atangana ngo bashyireho abakozi babishyure iyo mirambo bayisunike ikomeze igende muri Nyabarongo nibwo yaza ikaremba hano za kunyingiro za Kigali abazungu barafotora amafoto aratangira acicikana bwa mbere mu mateka muri 1964 mu kwezi kwa mbere byatangiye kuvuga ngo mu Rwanda harimo kuba genocide yatangiye kuvuga muri iyo myaka ku itariki 18 z'ukwezi kwa 3 18 z'ukwa 3 Kayibanda imbere y'abahagarariye ibihugu byabo imbere y'abadepite n'inkoramutima z'ubuyobozi yasobanuye ko birimo kuba atari genocide ko byatewe n'abagashaka buhake bashaka kuza gukura ubutegetsi bwitorewe n'abaturage n'ibiki ariko umujenyi ugeze uramurenga aravuga ngo reka mabwiza ariko ngo aha suppose ko iri vienne de prendre d'assaut la ville de Kigali
ça sera la fête totale précipitée de la race tutsi. Reka tuvuge ko baje barwana maze bagafata Kigali da, hazabaho kurimbura kandi biteguye neza kandi byihuse inyoko y'abatutsi. Ubutegetsi bwa Kayibanda bwaranzwe no gutoteza abatutsi, ariko cyane cyane iyo babaga bamwereka ibibazo biri mu gihugu yagaragazaga yuko nta bibazo bihari ku kibazo ari cy'abatutsi, ikibazo kiri mu gihugu ari abatutsi. Dufata urugero muri 1968 hatangiye kuvugwa amacakubiri mu ishyaka rya Parmehutu, aho abiyitaga ko batangije ishyaka batumvaga neza, batumvikanaga n'abanyamuryango bashyashya barimo kuza. Kayibanda ngo bamweretse iyo raporo mu nteko ishinga amategeko, aragira abangoreka mbabwire sha ngo runari ntabwo yari yashira rwose, ngo noneho ubu ngubu yaniteye amababa y'inyenzi. Umwijuto wanyu rero ubyibushya amababa y'izo nyenzi bigatuma zitinda gutagangara, noneho n'igikoronize gishyashya kikatubonera. Birumvikana icyo yashaka kuvuga. Kayibanda rero bigeze mu myaka ya 69 za 70 ubutegetsi bwe bwari bwarangije kugira imbaraga nke nyine bitewe n'ibibazo byari mu ishyaka, ariko guhera muri za 69 70 yatangiye kwirukana noneho n'abanyamahanga bita ngo nendezera abadakeneye mu gihugu. Ibyo byatumye ibihugu by'amahanga nabyo bitangira kumukuraho icyizere, atangira no kugira ibibazo by'ubwumvikane bucya n'abanyamerika. Ibyo uzabisoma mu gitabo cya Antoine Mugesera cyitwa imibereho y'abatutsi kuva muri 59 kugera za 90. Hanyuma guhera muri za 72 Habyarimana nawe yaratangiye kumugendana nono, ndetse n'amahanga mushyigikiye nabamo butabo ngabo, kuko mu butuwe batangiye kumenyana mu kwezi kwa gatanu muri 63 agiye kuba komanda w'ingabo mu gace ka Cyangugu, ari nabwo bamuhereye ipeti rya kapiteni. Voilà, icyo gihe rero guhera muri 72 abatutsi batangiye gutotezwa cyane, ariko bigeze muri 73 mu kwezi kwa kabiri hagiyeho ikintu cyiswe ngo mututsi mvira ahangaha. Mututsi mvira aha rero bakoze amalise yakozwe mu ibanga kuri iryo joro ryo ku itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri 73. Mwarabyukaga mwagera nk'hano ku ishuri ugasanga kuri portail hanze hamanitse liste y'abanyeshuri batemerewe kwinjira mu kigo abatutsi, no kuri segonderi, no kuri université nationale y'u Rwanda icyo gihe, no mu bigo bya leta mu kazi, ndetse no mu bigo by'abikorera mu kazi. Urutonde rwose n'urushaka uzarusanga muri icyo gitabo cya Mugesera nakubwiraga. Voilà, akavuduruvayo karakwira, abatutsi barahunga, ndetse n'imipaka bakayifunga, bakahategera abantu abo fatiwe ku mupaka bagafungwa ngo bagiye kugambanira igihugu ntawe umubwire. Icyaje kuvamo rero Habyarimana yakoze kudeta akuraho Kayibanda. Bamwe bavuga ko izo mvuru yari aziri inyuma kuko zanamuhaye urwaho. Amaze gukuraho Kayibanda rero Habyarimana amaze kumukuraho, nuko Habyarimana yavuze ngo ubwicanyi burarangiye. Ariko mu itangazo rye ryashyizwe ahagaragara nabo abo bise les 11 camarades, abasirikare 11 bamufashije gukuraho ubutegetsi. Abenshi bari ba majoro, uretse Lieutenant Colonel Kanyarengwe, abandi bose bari ba majoro, ariko we ari general majoro. Yamwirukansaga mu mapeti cyane Kayibanda, kuko baramubwiraga batari ayubusa Habyarimana azagukuraho, azakorera kudeta. Nawe ati ko umusirikare abashaka amapeti se nzamuha amapeti nta kibazo, ku buryo nibura buri myaka 3 yabaga yazamutse mu ntera mu gisirikare. Habyarimana amaze kujyaho rero imyaka 2 yayoboranye n'abo basirikare be, nta guverinoma ibaho, nta n'inteko ishinga amategeko ibaho, nta n'ishyaka riri ku butegetsi. Icyayoboraga igihugu cyitwaga Comité de la République, ariko bigeze 1975 ashyiraho ishyaka ryitwa MRND ryazamukanye intero yitwa ngo amahoro, ubumwe n'amajyambere. Ariko muri rya tangazo nakubwiye yavugaga yuko Kayibanda bamuhoye amacakubiri ashingiye ku turere, nta gishingiye ku bwoko yigeze ashyiramo. Birakwereka politike yari igiye kuza mu myaka iri imbere uko yabaga aho yerekezaga. Muri 78 hagiyeho itegeko nshinga ryatowe n'abaturage. Ingingo ya 7 yavuga ko nta munyarwanda n'umwe wemerewe gukora politike atari mu ishyaka rya MRND, ndetse ko umunyarwanda wese avuka yitwa umumilitant, ari umuyoboke w'ishyaka MRND. Muri 81 abanyarwanda bari mu Bugande, bari barahungiza mu Bugande, batangiye gutotezwa n'ubutegetsi bwa Obote, nyuma y'uko muri 79 yari yakuyeho Idi Amin. Batangiye gutotezwa, ndetse bamwe baranirukanwe guhera mu kwezi kwa 9 muri 81. Barahunguka, leta irazibashyira ahitwa Kibondo, ibicishirizaho inzara, barahatoterezwa. Nigeze numva
ubuhamya bwa General Kabarebe numva amarira agiye kuza mu maso. Inzara yarahabiciye, noneho naho HCR ije kubafasha babazaniye amavuta, nta bundi buryo bafite ngo agiye kugurisha amavuta ku kigo cya gisirikare igabiro, barayamwambura, barayerera ubusa, baranamukubita. Abana b'abasore icyo gihe Museveni yari yatangiye urugamba rwo kubohora igihugu, byabahaye courage yo kuvuga ngo nta buzima dufite, akubwira inzira igoye yaciyemo kugira ngo abashe kugera aho bari, nawe asanga abandi, none hagaruka no gutwara abandi. Abanyarwanda batangiye kwitabira urugamba rwa Museveni. Icyo gihe u Rwanda cyari igihugu kibayeho neza, gikize, bakitaga ubusubizi bwa Afurika, n'ifaranga ry'u Rwanda ryihagazeho muri kano gace ryitwa dolari ya Rwanda, niko abakongomani baryitaga. Ariko bigeze 86 habaye ibintu bibiri bikomeye. Icyambere nuko Museveni yaramaje gufata Uganda, kandi harwanagamo Abanyarwanda bamaze kugira uburambe mu kurwana imyaka 6 uri ku rugamba. Abasirikare bahabyarimana bibereye babahaga byeri zo kunywa, babagemuriraga byeri n'inyama, barya inyama saa sita bakanywa na byeri. Hanyuma abo bantu babayeho batyo batarigeze bahura n'urugamba na rimwe, abandi barumazeho imyaka 6 barabujijwe gutaha. Ngaruka inyuma muri icyo gihe cya 81 Habyarimana, izo mpunzi zari aho ngaho barababujije kwinjira mu gihugu. Habyarimana yabwiye abasirikare, yabwiye muri 82 mu kwezi kwa 4 mu Bubiligi, arababwira ngo rega ngo u Rwanda rwaruzuye, ngo none se nimba twe turimo kuvanga Abanyarwanda tubohereze za Gabo bajye gutura, ko turi mu mikirano n'igihugu cya Gabo kugira ngo Abanyarwanda bamwe ariyo bajya gutura, ngo urumva tuvuze ngo n'abari hanze baze mu Rwanda, n'abari mu gihugu dushaka kubohereza hanze, urumva byavamo. Ikindi gikomeye cyabayeho nuko muri mwaka 86 ikawa yinjizaga 75% kujana by'amafaranga y'igihugu nayo itangiye kubura agaciro ku isoko. Nagasegereti yayunganiraga nayo ibirombe bitangiye kumeramo ibyatsi ko ntaho bakijyana. Ubwo rero ubu Rwanda buraguye. 87 hashingwa FPR abenshi bayirimo ni babasirikare barwanye kwa Museveni, n'Abanyarwanda benshi bari hanze basonzeye gutaha. Urubyiruko rukomoka ku babyeyi bahunze n'abahunze muri za 55 na za 60 bose bumva u Rwanda barurota nk'igihugu cy'amata n'ubuki, uwabaha akanya gatoya barushwamiramo biruka. 88 haba inzara yatewe n'uruzuba yisha abantu barenga 300 za Gikongoro na Butare. 89 amafaranga igihugu cyinjizaga yavuye kuri $141 z'amadolari agera kuri $30. Ayo cyabaga gikeneye aturuka hanze ava kuri $180 agera hafi kuri $900 z'amadolari. Abakurikiranira situation y'u Rwanda hafi batangiye kuvuga u Rwanda, ubutegetsi bw'u Rwanda buri mu marembera. Leta kugira ngo ijijishe b'Abanyarwanda bari hanze yatangiye gushyira mu kwezi kwa 2 muri 89 Habyarimana yashyizeho komisiyo yiswe ngo idasanzwe kwiga ibibazo by'impunzi, yagombaga kuyoborwa n'abagosora na Ferdinand Nahimana abayegiselemiste babi, nayo nta umusaruro yagomba gutanga wari ntawo. Muri 90 rero habaye ikindi kintu gikomeye, politike y'u Rwanda, politike mpuzamahanga y'Ubufaransa irahindutse. Mitera mu kwa 6 ahamagara abaperezida b'ibihugu bya Afurika ngo turashaka amashyaka menshi. Ibihugu bitagera ku mashyaka menshi ntabwo turi kumwe. Niyo mpamvu ya mbere kwa 7 yatumije mu nama yahuzaga kuri anniversaire y'imyaka 17 yo kwizihiza ishyaka rya MRND rimaze ku butegetsi, no Habyarimana amaze akoze coup d'etat, nibwo yavuze ati turashaka ati mutangire mutegereze ukuntu hajya amashyaka menshi. Itariki ya mbere yo kwa 9 Abanyarwanda bari basonzeye amashyaka menshi, bamwandikiye u Rwanda bavuga ati uvaneho iriya ngingo ya MRND ive mu itegeko nshinga, turashaka amashyaka menshi kuko ishyaka rimwe ryubaka akazu. Abantu amashyaka menshi ashobora gutuma abantu bari badahuje ibitekerezo, bahuje ibitekerezo, badahuje ubwoko, badahuje n'akarere, bakubaka igihugu bigakunda. 25 z'ukwa 9 nibwo yahise abwira uwitwa Karemere Duware ngo bamwitaga rukusanya, ngo akusanye ibitekerezo bizajya mu mushinga w'itegeko ukuntu amashyaka menshi yakwemera. Iya mbere kwacu mu rugamba barakubise, rumaze gukubita ibintu byahise bisa nkaho bihindutse, ndetse na Habyarimana atangira kwihutisha politiki y'amashyaka menshi, kuko ubundi mbere yabikoraga agira ngo agere ku Bufaransa, nyamuneka ibyo mwasabye ndimo ndabikora, kwari ugufenta. Ariko noneho FPR baze gutera kwari ngo tuje gukiza Abanyarwanda karengane. Ikintu bagaragazaga ntago abantu bakwiye kuyorwa n'ishyaka rimwe, abantu bagomba kugira amashyaka menshi, abahunze bagataha, abantu bakagira umwanya wo kuvuga, tukabana mu bukene. 11 z'ukwa 11 ata amashyaka menshi ndayemeye, ariko ntabwo yahise avuga kuko nta tegeko ryayemereraga.
mu kwa mbere muri 1991 nibwo Edouard cya cyegeranyo cyagihaye inteko ishinga amategeko itangira kukigaho, mu kwa gatandatu 1991 iracyemera, amashyaka menshi atangira kuvuka. Atangiye kuvuka, ikintu cya mbere bahise bakora ya mashyaka ane akomeye ni MDR, ni PSD, ni PL na PDC, yahise yishyira hamwe atangira kubwira Habyarimana ngo turashaka gushyiraho guverinoma duhuriyeho twese. Habyarimana ntiyahise abyumva, yamanje gushyiraho Sanzimana Sylvestre, amashyaka atangira kwigaragambya n'ibyigaragambya igira imbaraga, nawe ategura indi ifite imbaraga. Nyuma y'igihe ku itariki 8 z'ukwezi kwa mbere noneho bategura yajemo 9 mu kwezi kwa mbere, ku itariki ya 8 bateguye imyigaragambyo noneho yajemo abantu barenga 50,000 mu mujyi wa Kigali honyine, no hirya no hino mu ntara imyigaragambyo iraba, bituma Habyarimana atangira kubona ko ibintu bitoroshye, ko hari n'abantu bayiguyemo. Nibwo hatangiye kubaho gutekereza ukuntu habaho imishyikirano na ya mashyaka. Iyo mishyikirano na ya mashyaka irimo kuba, nibwo hahise hategura ubwicanyi bwo mu Bugesera, kugira ngo babereke ko ibyo mukora bitarimo bidashobora gukunda. Ariko 14 z'ukwezi kwa gatatu ya mishyikirano yageze ku bwumvikane, bumvikana ko hagiye kujyaho leta ihuriho n'amashyaka menshi na Habyarimana arimo. Noneho hashize iminsi 2 kuri 16 z'ukwezi kwa gatatu nibwo hahise havuka n'ishyaka rya CDR rigamije kugira ngo rizajye ribangamira ribashe guhangana n'ariya mashyaka, kuko ishyaka rya MND nk'ishyaka ririmo kujyana imikirano n'andi mashyaka ntabwo ryari kujya risubira inyuma ngo ribyice, ahubwo ryahise rikira agatsiko ku ruhande kabitwa abasederi bazajya baza gusabota bya bintu byose. Ku itariki 7 z'ukwa 4 1992 nibwo hahise hajyaho leta Nsengiyaremye ihabwa manda y'umwaka umwe, kandi mu byihutirwa ko ari ugushyikirana na FPR kugira ngo amahoro agaruke mu gihugu. 24 z'ukwa 5 rero nibwo Ngurinzira Boniface wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga yagiye Kampala guhura na FPR. 2 z'ukwa 6 1992 bakorera inama i Buruseli. Iyo nama yaje gutuma habaho indi yabari i Paris ku ya 6 no ku ya 8 z'ukwezi kugera ku ya 8 z'ukwezi kwa 6 1992. Bumvikana ko hagiye kujyaho imishyikirano, Ubufaransa bubyivangamo, mureke iyo mishyikirano tuzababera abahuza. FPR ntabwo tugushaka, aho byawe turabizi. U Rwanda ruti none se mwarese base Senegal n'Ubufaransa bose ni bamwe. FPR ravuga ati ariko mureke tujyane ibibazo wacu mu karere k'ibiyaga bigari iwacu, aho ibibazo biri ariko tujya kubicocera. Byaje kurangira amasezerano abereye Arusha, atangira ku itariki 12 z'ukwa 7, atangizwa no gusinya ko habayeho ubwumvikane ko imirwano ihagaze, ko ndetse hagomba kuzaho groupe d'observateurs militaires neutres aho bita GOMNE, bagomba kuza rero gukurikirana ko ibyo bikorwa bigenda. Harimo abasirikare bazaturuka Zimbabwe, Nigeria, na 5 ku ruhande rwa guverinoma na 5 ku ruhande rwa FPR. Imikirano yatangira yasimwe mu bice 6 tutagarukaho hano none ahangaha. Ariko iyo mikirano iri hafi kurangira, leta y'u Rwanda na FPR bumvikanye yuko bagiye gusaba umuryango w'abibumbye hakaza ingabo zigomba kuzakurikirana uko buri ruhande rwubahiriza ibyo ruzaba rwasinyiye. Nibwo haje turaza kuhagera abitwa Minwari. Iyi mikirano yasimwe ku itariki 4 z'ukwezi kwa 8 1993. Abanyarwanda barishima ko imikirano yabaye. Uwitwaga Padiri Mudashimwa yaravuze ngo itariki ya 4 z'ukwezi kwa 8 izajya yizihizwa mu Rwanda hose nk'umunsi w'igihango. Ariko uko byaremeze ntabwo byakunze. Wavuga ko amasezerano agomba gutangira kubahirizwa ku munsi wa 37 ashyiriweho umukono, ariko byageze ku munsi wa 37 nta kirakorwa ko n'ingabo za Minwari ntizari zaje ku munsi ku itariki 5 z'ukwezi kwa 11. Icyo gihe nibwo hatangiye procedure yo kuvuga ngo hajyeho inzego. Habyarimana arabidindiza. Hari akantu nibagiyeho inyuma kitwa power ko gucamo amashyaka ibice, umwanya ntubidukundira, wenda ningira umwanya nkaza kubibaganiriza nzabereka uko byaremeze. Hanyuma Minwari maje kuza muri iki kigo cya Ito Kicukiro, harimo hahawe ababirigi ngo ariho bacumbitse bakambitse. Hanyuma amasezerano igihe cyo kujya gushyiraho inzego bikanga. Habyarimana arajya ku itariki 5 z'ukwezi kwa mbere, inzego ntizajyaho kubera ya makimbirane yari mu mashyaka yari yarateje. Hakabura urutonde rw'abaza guhagarara buri shyaka, haba mu baminisitiri haba mu badepite, buri shyaka ryagomba kugira. Byaje kurangira rero inzego zitagiyeho nyine kugera ku itariki 6 z'ukwezi kwa 4, ubwo Habyarimana yari yagiye mu mikirano mu yandi masezerano asa nk'aho ari aya nyuma no kugisha inama abayobozi bo muri kano karere
kugira ngo birangire inzego zijyeho. Bikubwira ko yende seri yasize anabwiye Ruhigira Enoke yari umuyobozi mukuru mu biro bye gukusanya ayo maliste y'abo bantu, noneho inzego zikazajyaho ku itariki 8 z'ukwezi kwa 4 yitwa kuri 6 z'ukwezi kwa 4. Amaze kwicwa ku minota 20 ngo bagusora aragiye abwira Roger Bobo arambura ngo c'est un putsch, ni coup d'état dukoze, no t'en fais pas, ngo ariko ngo mfashe Rwagafirita na Colonel Rwagafirita na Colonel hari Colonel babiri bari Serubuga bari barasezerewe mu ngabo kubera imyaka yabo, ngo bamfasha bagaruke mu ngabo de l'ordre mu ngabo actif bagaruke mu gisirikare bamfashe kugarura umutekano. Ibyo rero bikemeza neza yuko ashobora kuba yarishwe n'abasirikare be bya byose, kuko batari bigeze bishimira amasezerano arusha ibimenyetso birahari. Urebeye uhereye no kwibaruwa Nsengiyumva Natori yari yanditse bakimara kwica Habyarimana, ikikubwira ko n'ibintu byari byateguwe. Agata Uwiringiyimana warindwaga n'abasirikare b'Ababiligi, baramwishe n'abasirikare bamwindaga baricwa. Minwari muri misiyo bari bayohereje barayibwiraga ngo mugende, bari bayihaye manda ya gatandatu. Manda ya gatandatu ni ukuvuga ngo ntabwo uba wemerewe kugira icyo ukora uretse no kurasa wirwanaho wowe wenyine, nabwo bibaye ngombwa ku mpamvu ushobora gusobanura, ariko ntabwo uba wemerewe kujya kwivanga mu bintu ngo ube warwana ube wagira gute. Hanyuma Minwari rero bamaze kwica Agata, Ababiligi bahise bavuga ngo twe tugiye gucyura abasirikare bacu. Kuri 11 barigenda. Abatutsi bari bahungiye ahanga bazi ko bahungiye kwa Minwari kubera ko hano hari Ababiligi, Minwari yarabasize iragenda. Abatutsi bari hano muri Eto Kicukiro baricwa. Bamaze kwicwa kuri tariki 12 Abanyafurika, itsinda ry'Abanyafurika bandikiye perezida w'inama y'umutekano ku isi bamubwira yuko bagomba kongera ingabo ahubwo kugira ngo nizihari zitahe kugira ngo bashe kurinda abaturage. Nta kintu yakoze. Kuri 19 bakubwira ko Museveni ubwe yitelefone secrétaire général, ubisoma muri raporo yakozwe n'Abafaransa ku ruhare rwabo mu bikorwa byo mu Rwanda ndetse na UN n'ibindi bihugu bitandukanye. Ndetse kuri 21 aramunamwandikira. Mu gihe ku itariki 20 umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye yandikiye yohereje ibihugu byari bigize akanama k'umuryango w'abibumbye aba propose ibyo bagomba kuza kwigaho ku kibazo cyo mu Rwanda. Yarababwira ngo icyambere twohereze ingabo nyinshi zijye kurinda amahoro mu gihugu, cyangwa se izihari tuzigabanye tuzihindurire manda, cyangwa se tubamare yo burundu. Hanyuma inama yabaye kuri 21 batora umwanzuro wa 1912 bavuga ngo iziriyo muzigabanye zisigare 170, hanyuma hasigare bagomba kugira. Ariko mu kwezi kwa 5 hatowe umwanzuro 1918 wavugaga yuko noneho ibintu aho ibintu bigeze hagomba kongerwa abasirikare bakagira ku 5500 bakaza kurinda. Ariko umwanzuro wo kurinda abaturage no kubarwanaho birinda kuwushyiramo. Bari n'ubundi bari nta kintu cyari kibazanye, twari nko kurebera icyabaye, ariko habuze ibihugu bibyemera. Nge nkeka yuko kuko Minwari nkuko nyakubahwa perezida wa Repubulika bivuze rero ndi twibuka Genocide yakorewe Abatutsi n'agakino ni game. Bamwe baca mu gikara agatelefona tugabategeye kuba inama muri inama umbabarira ibintu n'ibintu mubyemera. Ubufaransa bwacaga mu gikari bukagira ibyo bisaba ibindi bihugu bagera mu nama ibihugu bikabyanga. Noneho icyaje no kuvamo nuko Ubufaransa bure bwakoze uko bushoboye ngo ingabo zibure n'abashobora gutanga ibikoresho barabura. Noneho ururangiza bushyizemo umushinga muti noneho twebwe bw'abantu babuze twe turi tayari tugiye, nibwo baje muri operation Turikuwaze. Nuko operation Turikuwaze murabizi ko yafashije leta bari bashyigikiye gihubukana abantu bagapfa ari umubare ungana kuriya mu gihe gitoya. Bona byaratewe n'uburyo yateguwemo. Nagira ngo wenda niba nta kibazo dufashe nyine uburyo dusobanuriye neza uburyo Genocide yateguwemo. Yateguwe guhera kera, yateguwe mu myaka irenga 50, guhera muri za 59 guhera 57 batangiye guhindura uruziga rw'amateka. Uruziga rwagendaga gutya barutangiye kurugarura gutya. Umwana wese wavutse muri icyo gihe n'uwavutse nyuma yaho yahuye n'abarimu babiri. Umwarimu wa mbere nkubwira ni wo mu ishuri, ariko umwarimu wa kabiri ni umubyeyi. Uko Abatutsi bicwaga umwana yabonaga se agenda akabikora.
hari n'uwatubwiye ati njye nabonye papa bagiye gutema inka z'abatutsi batuzanira inyama tubona nta kibazo. Uwo nguwo azakora yumva ko guhotera umututsi ntacyo bitwaye. Noneho uburyo byigishwaga mu mashuri abana bakuraga babona abatutsi ko ari ikibazo babaho. Noneho bakubwira ko iyi ntambara iteye leta itari capable yo kwikemura, hari n'ibindi bibazo by'ubukungu nabyo byayinaniye, ibibona ko umwanzuro solution nyine ahubwo turavuyeho, ariko n'abangaba twita ko ari ba nyirabayazana tugomba kubatsemba. Abaturage rero bigishwe mu buryo bukomeye, bigishwa mu itangazamakuru, bigishwa mu buryo bwa za politike, bigishwa noneho n'ibibazo by'inzara byari bihoro, by'ubukungu byari biriho, bakabereka ko ikibazo kirimo kubitera ari uko ari abatutsi. Barangiza bakajyana amakuru y'ibihuha abaturage, aho urugamba rutari rwagera bakabwira ko abaturage bapfuye bashize FPR yaramaze, ko igikurikiyeho ari bo bagomba kwirwanaho. Ibyo bintu byose iyo bigenda bigwa mu matwi y'umuturage utarize, cyane ko abari barize bari bake, ko abandi babwira ko kwiga ari amahirwe, umurimo wabo ari uguhinga. Ibyo bintu byose iyo bikusanyije ukabikomatanya, noneho hiyongereyeho nuko abayobozi bateguraga jenoside babonye batangiye kwishyira mu bikorwa, bakurikiranaga amakuru arimo kuba muri UN, cyane cyane ko u Rwanda narwo rwari rufiteyo icyicaro icyo gihe. Bababwiraga birimo kuba, bakabwira abayobozi ati mva mushyiremo imbaraga vuba, dore ibintu birakomeye, bagiye gufata umwanzuro umeze gutya, bagiye kugenza gutya. Noneho n'Ubufaransa bwari burimo, kuko burya jenoside kugira ngo ishoboke haba harimo n'ibihugu byinshi birempurika. Hari umunyamakuru inshuti yanjye tugiye kuganira, barimo batunganya muri studio tugiye gukora ikiganiro, avuga ati njye nagiye Arusha muri ziriya manza, ati aho byageraga urubanza rukabera mu muhezo, bagiye kumena amabanga y'amareta. Ibyo byose rero n'ibihugu byabaga biri muri UN hari byabaga bishyikiye ko jenoside iba. Ibyo byose bakavuga ati mugire vuba mukore akazi vuba vuba. Noneho n'abaturage nabo n'abatabashije kubyitabira vuba vuba, abayobozi bakaza muze mugiye gukora mwa basenzi mwe. Wibuka ijambo perezida yavugiye hariya i Butare ati abadashaka gukora mu badukize. Ubu bibashije gukiza umuntu bakamwicara nawe. Ibyo bintu byose biri mu byahise, ariko uburyo ki yari yarateguwe, imyobo iri tayari, barakoze plan yaho za bariyeri zizajya zijya kuri buri gasozi aho abantu bazahagarara, bafite amarisi y'abantu bagomba kwicwa, guhita bakononokera mu bantu bahita babica byari byoroshye. Kuko habayeho double genocide. Umuntu nawe umwanditsi uzi n'amateka by'umwihariko, watubwira iki kuri icyo kintu? Ese wamanya nabo, ese ubyumva ufite umuntu ashatse kuvuga gutyo? Double genocide ntibaho. Double genocide ntibaho kubera ko njye hari n'umuzungu wigeze abimbaza hariya ku kazi aho dukora. Ndavugana ariko intambara ya kabiri y'isi yose yahitanye abantu bangana iki? Arambwira ati 1,55. Ndamubaza nti se abayahudi bishwe muri icyo gihe cya jenoside bishwe mu gihe kingana iki? Ati hishwe abayahudi bagera kuri 6,000,000. None se kuki bavuga jenoside y'abayahudi ntibavuge jenoside y'abanyaburayi? Jenoside yakorewe abatutsi yarateguwe, itegurwa muri procedure, itegurwa n'ubutegetsi bwari buriho. Kugira ngo jenoside ishoboke itegurwa na leta. Yitwa jenoside kubera ko ni umugambi utegurwa na leta hagambiriwe kurimbura itsinda ry'abantu runaka. Ni iyihe leta yigeze itegura umugambi wo kurimbura abahutu? Ntawe uhakana ko mu rugamba rwo kubohora igihugu haguyemo abahutu, kuko iyo amage yaje tujye twirinda ko amage atugerera mu gihugu, kuko iyo amage yaje buri wese ari umukandida wo gupfa. Rero amage nk'intambara yo buri wese ari kandida, ariko jenoside yo ni akaga karenze uko ubitekereza. Umusirikare wakakurinze niwe ukwica, umutegetsi wagahannye uwakwishe niwe umwankuraje ngo genda umwice. Ibyo bintu ntabwo byiza bibaho ku bahutu. Nta muyobozi wabo wa FPR, yaba umusirikare ku rugamba rwa FPR wigeze abwira undi muturage ngo genda wicuriya muhutu. Nta n'umusirikare wa FPR wigeze wica umuntu yabigambiriye. N'abagiye bagerageza kubikora kubera nako bakeya cyane, kubera umujinya wo kwihorera, yasanze iwabo agasozi barakamaze. Nk'uwabajije yamusubiza nabi kandi akeka ko ari wabikoze akamurasa, uwo nawe yaricwaga. Abandi barahanwe ku buryo buri severe. Nta jenoside y'abahutu yigeze baho. Abahutu barapfuye kubera urugamba rwari ruri icyo gihe, abandi barapfa kubera leta yabashukaga. Ngewe hari umuturage wigeze avuga ati ingororero, ahangaha ati twebwe baratubwiraga ngo muze tujye kubereka inkotanyi, tugiye kuzirasa hariya.
ngo mufate amadebe mufate n'amasuka muvuze ntago turahagera kandi bo aho barasiye bahumvisha bakafasa amadebe amasuka bakavuza ati bamara kuturasa abasirikare bakagenda undi musirikare avuga ati twe kugira ngo tumenye uburemere n'imbaraga n'ubwinshi bw'abasirikare ba FPR tugiye guhangana nabo twamanzaga kohereza abaturage imbere bakamanza bakarasa bamara kurasa inkotanyi zikarasa zamara ko twe tukiruka bagasigara abaturage bagira kambanda ari igitarama avuga ngo nibarasa ntubunde mufate imbunda namwe mugende mubarase mushirike ubwoba uwo muntu utazi imbunda utarigishwe kurwana utazi tekinike za gisirikare uwo nguwo niba yarapfuye iyo ni genocide yabaye ntawe uhakana ko abahutu bapfuye barapfuye ariko namaje nyine ya genocide y'intambara abantu bayiguyemo ariko genocide yakorewe abatutsi byarateguwe amaresta arategurwa imipanga iragurwa za facture zirahari mu gitabo nzasohora nzabigaragaza ko leta yari iriho yasabye amafaranga mu muryango muri banki y'isi bagaragaza ko u Rwanda rukeneye imihoro kuruta uko rukeneye ifumbire mvaruganda cyangwa imbuto z'indobanure imihoro yo kwica abantu ibyo byose byarateguwe ariko nta trace nimwe ikwereka itegurwa rya genocide y'abahutu nta genocide y'abahutu yigeze iba nta double genocide yabaye mu Rwanda habaye genocide yakorewe abatutsi